umukecuru arabimenya. Iyo abakecuru bo bapinga bamenya amakuru vuba, ahita ahamagara Rusi mu bice bitatu, aramubwira ati ru wakanira nkagukorera umuti. Ntiyakoresheje iryo jambo, ariko yaravuze ngo wari nkamushakira uburuhukiro uri bene wacu. Rusi ati umeze gute? Aramubwira ngo wa mugabo nyir'umurima yateguye ibirori, none nshaka kubijyamo. Ariko umukecuru afite inama nakunze. Yaramubwira ngo ujya mu birori bya Bowazi, hari inama eshatu nshaka kuguhereza. Ateze imbere umukecuru. Yaramubwira ngo ujya mu birori wihezure. Kwihezura kwari ubukaraba. Tugende wawe usa neza. Ujya muza mu materaniro, ujya muza muri smart. Baza bakaraza ibisatsi basa n'ibiteye umuntu. Ibi birori abantu babigiyemo, ugomba kwihezura ku buryo uzi imbere y'Imana muri smart. Izi saro mujyamo kwitunganyiriza imisatsi, ntabwo bagira style z'abaza abantu b'Imana. Ugashyira ibisuko by'umukara by'umutuku bimanuka byishiraga kupeka. Ibisuko byiza. Baramubwira ngo cya kabiri, urebe umwenda mwiza ujyanye n'ibirori. Ubu tumaze gusirimuka, ariko ubundi ibirori ajya kubona ukabona umuntu azanye igipira ararana mu materaniro. Kugira ngo amateraniro ngo igipira ararana, aramubwira ngo urebe umwenda mwiza. Aramubwira ngo cya gatatu, wirinde kwicara inyuma nugera mu birori, wicare imbere, aho urajya wereka abantu ko uziranye nabo. Ariko nawe ni igitangaza. Abwira Rusi ngo nibamara kurya bagiye bamaze kwiyabira, warure dukeya muri ibirori hari abacura abandi abafite. Aramubwira ngo ikindi nujya kurya ujye urya umurebe no mu maso h'umuntu uziranye nawe. Ariko nawe ni igitangaza. Ahita abwira Rusi ngo abantu bahaguruka batashye, wewe wirinde gutaha, uza kugenda wumva kureba hari abaryamye, ugenda uryame ku birenge bye hasi. Ibizakurikira uzambaze umukecuru. Ariko nawe nakunze nawe mwakari Imana. Ngo abantu bose bamaze gutaha, ngo Rusi ngo azayongoka, ngo arebye ku birenge bya Bowazi, ngo batamba amahepfo araryama. Ngo nijoro Bowazi arambije, ngo arambije ku muntu. Arabyuka aramworosa, asanga ni Rusi. Ati ko muko ko nagaburiye abantu bagahaga, icyatumye urara hano ni iki cyatumye udataha? Mu magambo Rusi yakoresheje, yaramubwira ati wa mugabo we, ineza watugiriye, ahantu wadutuje, uburyo watugaburiye, uburyo watwanditse, narakurebye mwitegereje, ngo umeze nk'umucuruzi wacu wa bugufi. Ahubwo nyorosa njyana, mu magambo yantangaje, ngo yaramworosha araryama. Niko Bibiliya ivuga. Ngo mu gitondo Bowazi aravuga ngo hagize umuntu umenya ko uyu mukobwa yaraye hano, yagira ngo ari gahunda twari dufitanye. Ngo arabyuka aramworosora, aramubwira ngo wavuze ko ari umucunguzi wanyu, fata inshuro 6 z'ibyo wajya gutwara, bagukubire 6, ugende ubwire umukecuru ko wambonye. Ubwo uvuze ko ni umucunguzi wanyu, nzagucungura. Rusi ngo araza. Urumva nawe yari yarayakana, avuga ati Mana we ubicishemo turebe ko muri mwana gatwara. Yari yarayakana. Ngo mu masaha yo kugasusuruko, umukecuru ngo agiye kubona Rusi arahindutse n'igifurumbu. Umukecuru akamubwira ati none se Rusi we yaciyemo. Mbende ya Rusi yarakoresheje imvugo y'iki gihe. Yabwiye umukecuru ati umukecuru ahiye, wakoze umuti. Aramubwira ngo byagenze bite? Aramubwira ngo wa mugabo twavuganye mu magambo yabwiye akomeye, yabwiye ijambo rivuga ngo azaducungura. 3:18 muri Rusi. Umukecuru abwira Rusi ati uwo mugabo ndamuzi, ni umunyakuri, niba yabivuze azabikora. Imvugo we ni tegerezo musibisa ukarita wanikaze izoshika n'umugabo iyo yugu